ntabwo dukeneye undi muhanuzi nka Eliya ujya guhagarika imvura, ntabwo ari we dukeneye, kuko Kristo Yesu agushira urujojo muri twe, hanyuma tukaba abahuza banyu na Kristo Yesu. Iyo tuyivuga bityo, ngira ubwoba ko hari umuntu waba uzi neza ngo azahura na Yesu ariko yabonye umuhanuzi, azahura na Yesu ariko binyuze muri Aniseti, azahura na Yesu biciye muri Apostle, azahura na Yesu binyuze muri Bishop. No, guhura na Yesu ni direct. Abatambyi aho bananiwe, Imana yaduhaye undi mutambyi mukuru ariwe Kristo Yesu. Niyo mpamvu ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane bene data, ndabasuhuje kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nimugira amahoro ya Kristo Yesu. Abantu tutaziranye turi kumwe kuri social media ku ijwi ry'umukanguzi, nitwa Aniseti niyo mugabo. Ndatekereza ko ku ijwi ry'umukanguzi ntabwo ndi umushyitsi, ubwo nibwiye abashyitsi. Reka rero duhane ikaze mu kubaho kw'Imana. Mwese mwiyumva mwikaze muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mbere yuko rero tuganira ijambo ry'Imana, reka nongere mbibutse ko gukora subscribe ni inkunga ikomeye uba witeye mu gihe ukeneye ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi tubwira gusharinga bakabyumva nk'umuhango cyangwa inyungu batwungura, ariko ntibamenye ko nabo basangiye natwe ingororano y'ubutumwa bwiza. Paulo yanditse ibaruwa nyinshi cyangwa se inzandiko nyinshi. Iyo turimo turazisoma turavuga ngo urwandiko Paulo yanditse, n'uyu mwanya nirwo tugiye gusoma. Ariko niba ari urwandiko Paulo yanditse rugiriye bande umumaro, ni abanone mu gihe Paulo adahari. Nawe iyo usharinga rero nicyo ubukoze, ubu kwije ubutumwa bwiza hirya no hino. Reka tubashimire kandi tubatureho umugisha w'Imana. Muririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo abajyana n'abandi gutabara, abajyana na Yesu nibo bazagabana umugisha w'Imana. Rero umugisha w'Imana ube kuri mwe, kandi aho muri hose mu mpande enye z'isi ndetse no hagati mu isi, aho muri hose mwiyumve mwikaze. Tubatuyeho amahoro. Iyo tuvuze amahoro, ni amahoro atsinda ibyaha, ni amahoro atuma mukomerera mu byago, ni amahoro atuma tubaho ku munsi w'amakuba, ni amahoro atuma duseka mu gihe cy'amarira. Aya mahoro Bibiliya irabivuga, niko Yesu yeruye, yaravuze ngo mbasigiye amahoro kandi mbatuyeho amahoro, mbahaye amahoro. Aravuga ngo ntabwo ari nk'ay'ab'isi batanga. Imana ishimwe. Ni umurage w'ubuzima, ni imibereho. Iyo tuvuga imibereho tuba tuvuga ubundi buzima, ubundi buryo bwo kubaho. Tuba tuvuga uburyo tubaho isi itazi, ariko tukabibubaho turi mu isi. Amen. Reka rero dufatikanye umwanya wo gusenga. Nitumara gusenga tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe. Imbabazi zawe nyinshi zitumye tudapfa, ziraturinze, turiho, turabahamya buko twazutse, kandi kuzuka kwawe byaduhinduye kuba bazima. Haleluya. Jambo ryawe ryaratubwiye ngo watuzuranye na Kristo, duhinduka abaraganwa na Kristo. None ubwo turabaraganwa na Kristo, twicaye iburyo bw'Imana, turabera n'abaziranenge. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, ariko nyemerera nibutse bene data, nongere mbwira umuntu waguye ngo iri jambo niryo ribeshaho, niryo rizura. Ijambo ryawe nibwo buzima, ijambo ryawe nitabaza. Umwanditsi wa Zaburi 119 umurongo w'105 yaravuze ngo nitabaza ritse ibirenge byanjye. Muri Bibiliya ijambo rishya cyangwa se ikinyarwanda kivuguruye baravuze ngo niryo rimurikira imigenzereze yanjye. Ijambo ryawe mwami niryo rishyira ibiri mu mwijima ku mucyo. Ijambo ryawe niyo mahitamo y'imibereho y'abakwiringiye, kuko ijambo ryawe niryo ukoresha. Uravuga ibirimi by'umuriro bigahinda hejuru y'inyanja, kandi guhorera kw'inyanja kujya gukurwamo gusuma kwayo n'ijambo ryawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Dawidi yarabivuze, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo rindinde ntazagucumuraho. Natwe rigwize muri twebwe. Ijambo ryawe rye kuba inyuguti, ribe impinduka, ribe ubuzima, ribe gucurwa mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Jehova Shama, turagushimiye Adonai, turagushimiye Jehova Tikeno, turagushimiye Elohim. Izina ryawe nirihimbazwe,
kubw'ubuntu bwawe dusenze twizeye, amen. Reka nongere mbifuriza amahoro ya Kristo, urukundo n'umugisha w'Imana bibe kuri mwe mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome igitabo cy'Abaheburayo, ni igice cyaho cy'icumi, umurongo waho wa 19. Abaheburayo ibice 10, umurongo waho wa 19. Reka tuhasome twihuse. Haravuze ngo nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we, amen. 21. Kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranije ari uwo kwizerwa. Kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza, twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegereje mube ariko murushaho kugenza mutyo, amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Ntabwo nshaka kubatindira, ndashaka gusengera muri iri jambo, tugafatikanya namwe gusenga. Iki ndagira ngo mbanze nkibibutse mbere yo kwinjira muri ibi byanditswe no kuvuga kuri iki gitabo. Ndagira ngo mbabwire ko ubundi ubusanzwe imbaraga Imana ikoresha zituruka mu ijambo ryayo. Nimureba Bibiliya itubwira kenshi imvugo y'Imana kuruta imirimo y'Imana. N'ibyabaye biturutse mu mirimo cyangwa se ibyo muzi byabaye nk'ibitangaza byaturutse mu kanwa k'Imana. Urugero, Imana yavuganye na Mariya iramubwira ngo uzasama inda. Iyo nda murabizi ko ariyo yavuyemo Kristo Yesu, ariko ni ijambo. Korani yo yarabivuze ngo ni inda y'ijambo rivuye ku Mana, ngo kuko umuhungu uzavukamo azaba nyir'icyubahiro mu isi no mu ijuru. Icyo nshaka kuvuga ni iki: umuntu wumva ijambo ry'Imana akwiriye kuba azi neza ko ibyifuzo byawe byose bisubirizwa mu ijambo ry'Imana. Ubusanzwe ijambo ry'Imana ni ibaruwa Imana yatwandikishirije, ni ibaruwa irimo amateka y'uburyo Imana yakundanye natwe, idukunda urukundo rwinshi. Yohana 3 yarabyanditse, aravuga ngo kubera urukundo Imana yakunze abari mu isi. Hari abantu bajya basoma bagashyiraho akanyerezo ngo ni abari mu isi. Oya, mutagira ngo ni abari bahari bahavuye, ni abari mu isi jusqu'à présent, n'uyu munsi bagihari. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese umwizera ahabwe ubugingo buhoraho ntarimbuke. Guhabwa ubugingo bitubuze kurimbuka. Rero Bibiliya yita Yesu ijambo. Iyo turi kuvuga rero ijambo ry'Imana ufite ibyifuzo, ndagira ngo niba hari aho ufite agenda wanditsemo amasezerano yawe, uyiyegereze. Niba ufite agapapuro wanditseho ibyifuzo, ukiyegereze, kuko ijambo ry'Imana ririmo umuti w'abarwayi, ririmo ubuzima bw'abasinziririye mu gituro, kuko Imana izahamagara abera. Imana izahamagara abera, izavugana n'umwuka wo muri twebwe, umwuka ukominikane no kwizera ko muri Kristo Yesu. Hanyuma uwapfuye, igufwa ribwira umubiri ngo twagiye, umutsi ubwira inyama ngo tugende. Hazabaho kuzuka mu bitangaza bituruka muri Kristo Yesu, kuko ni ijambo ry'Imana. Imana izavuga gusa. Kuvuga kwa Kristo kumva ya Lazaro byatumye Lazaro amenya ngo Kristo aravuze ngo sohoka. Ikintu nkundira Imana, Lazaro azuka, yazutse atarwaye indwara yari yamwishe. Bivuze ko ku muzuko w'abera, umunsi Imana izadukura mu bituro, tuzazuka twirengagije ko hariho icyatumye dupfa, tutagifite n'ubusembwa bwacyo, tutagifite n'ingaruka zacyo n'ikibitera, tuzazuka bigihari. Rero Imana mu ijambo ry'Imana niho ikorera.
mu ijambo ry'Imana niho ikorera, niho operation room y'Imana iri, icyumba Imana ikoreramo. Hari umugabo ugikunda kuvuga ngo ni utuntu tw'Imana. Ni utuntu tw'Imana idukorera mu cyumba cyayo mu ijambo ry'Imana, kandi byose ibikorana urukundo. Imana ishimwe. Rero turi kuganira ijambo ry'Imana wumva umuti, turi kuganira ijambo ry'Imana wumva impinduka mu bugingo, turi kuganira ijambo ry'Imana wumva imbaraga, wumve kuba upgraded kuri level yose wumva ushaka. Ijambo ry'Imana niryo ribikora, kuko niryo ryaduhinduye. Dawidi yaravuze ngo niryo ryanzuye. Niba ari izura rero rinabeshaho, kuko uzura niwe utanga ubuzima. Imana ibaha umugisha. Dusomye igitabo cy'Abaheburayo. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka wa 400 nyuma ya Kristo. Nituvuga ngo mu mwaka wa 400, cyanditswe igihe kinini mbereho gatoya ya Kristo, ariko iki gitabo mu mwaka wa 400 cyiswe urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo. Bimara imyaka 1200, bigera mu 1600 nyuma ya Kristo. Bamwe baza kubijyaho impaka, baravuga ngo si icya Pawulo, ngo ni icya Poronande, ariko icyo tureba ntitureba uwacyanditse. Gusa nanjye ndahamya ko ari Pawulo. Shingiye kuri ibi bihamya nkunda kubivuga, kuko iyo nigisha mba numva ndi kuganira n'abizera, nkongera kuganira n'abigisha b'ibyanditswe byera. Iki gitabo gifite ibice 13. Igice cya 13 kirangirira ku murongo wa 25, ariko umurongo wa 23 haravuga ngo ndababwira yuko mwene data Timoteyo yabohowe, naza vuba nzababona turi kumwe. Muntahirize ababayobora bose. Izi mvugo na Timote yari umugaragu w'Imana, ariko akaba umuhungu wa Pawulo mu buryo bw'umwuka, ko Pawulo yaravuze ngo mwese mwizera Imana, mufite ababayobora benshi, ariko ninjye wababyaje ubutumwa bwiza. Rero Pawulo niwe wabyanditse. Ahantu dusomye rero ndagira ngo tuhakure insanganyamatsiko tuganireho. First of all, ku murongo wa 19, nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu. Ndagira ngo twitse aho ngaho. Ubusanzwe uri kuvuga ngo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane, biravuze ngo twaratinyutse, icyo twatinyaga ntikigihari, kandi n'icyaduteraga ubwoba ntikiriho. Bwa mbere, ni iki kintu cyatumaga abantu binjira ahera? Bwa kabiri, kubera iki byari ngombwa ko abantu bajya ahera? Ubundi umuntu wese usenga, uvuga, uririmba, ukora igikorwa cyose mu izina ry'Uwiteka agomba kuba yejejwe. Iryo ni ihame ndakuka, agomba kuba yejejwe. Kuko iyo umuntu akoze ibi bintu yejejwe, aba ahaye agaciro amaraso ya Kristo. Kabiri, agomba kubikora n'ubundi mu ntego yera, akabikora n'impamvu yera. Imana rero ishaka ko tuyisenga, yashyizeho igihe mu nzego runaka, simpatinda. Bwa mbere ubutware bw'Imana bwazaga ku muhanuzi agahangwaho. Nyuma Imana ihitamo imiryango izajya ikoresha, ijya kwa Gadi, abahanuzi baturukayo, simpatinda, ikajya ikorana n'abahanuzi. Nyuma y'abahanuzi Imana ifata abantu bagiraga ubutoni kuruta abandi, bakoze no mu gihe cy'abahanuzi, bitwa abatambyi. Mwese murabizi Abisiraheli bari kuva mu gihugu cya Egiputa. Imana yaravuze ngo uru rugendo ni rurerure, ariko kuko nzaba ndi muri bo ngendana nabo, reka nshaka ubuturo bwanjye muri bo, kugira ngo batazagenda nk'abatamfite bakankumbura nanjye nkabakumbura. Ibwira Mose, iramubwira ngo kora ihema, icyitwa ihema ry'ibonaniro. Gira ihema ry'ibonaniro. Ntabwo aho matinda, reka nkubwire aka, urugendo ufite mu isi ni rurerure. Hari business urimo, hari imirimo urimo, hari aho ugenda n'aho ukora. Imana irareba iravuga ngo aba bantu sinkwiriye kubakumbura, narabaremye nabo bariho,
reka nshakaho nge nabo tuzajya duhurira. Ndumva nakubaza ngo wowe n'Imana muhurira ki? Imana ibwira Mose ngo rema ihema ry'ibonaniro. Ibona Imana ntizahurira n'abantu ahantu hadasa no mu ijuru. Ibabwira igishushanyo kibiri mu ijuru. Imubwira uburyo arema ubuturo, imubwira ibintu byinshi, si ibyo ngiye kubigishaho. Buturo nzabo basobanuriraho niba ngombwa Imana ibidushoboje. Imubwira gukora isanduka y'isezerano, imubwira ibimenyetso by'abakerubi ashyiraho, imubwira iby'intebe y'ihongerero, si matinda, byose bishushanya ibyo mu ijuru. Reka twiyute tugere i Yerusalemu. Yerusalemu yari ifite ahera hahera. Umwanditsi wa Zaburi na 19 cyangwa se n'150 yaravuze ngo muhimbarize Imana mu isanzure ryayo ryera. Muvuze ibyuma birenga, ishako n'inanga, imyirongi, amababura, ndetse muvuze amakondera n'amahembe. Mwabiriho byose mwe mwature ko Imana ari iyera. Amen. Imana ni iyera. Uwavugaga ngo muyihimbarize mu isanzure ryayo ryera, ntimugire ngo hari irindi sanzure yaravuze. Yaravuze isanzure ry'i Yerusalemu only. Yerusalemu gusa. Yaravuze Yerusalemu gusa. Ariko Imana itwitegereje, ibona Aniseti uri mu Rwanda, ha Kigali, ha Kinyinya ya Murama hangaruye inka. Ibona Aniseti nawe azaramya Imana. Imana igambirira irindi sanzure. Isanzure tugendana, isanzure duturamo, isanzure twimuka ntiturije kure. Imana ishimwe. Isanzure twimuka ntiturije kure. Irema isanzure hirya ya Afurika, irirema muri Afurika, irirema Aziya, Oceani, irarirema no mu nyanja rijyayo. Pasifika ririyo. Imana irema isanzure muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Imana irema isanzure ryayo. Iravuga ngo irisanzure rikwiriye kugira abantu baribamo. Shimiye Imana ko mu cyanya cyo gukiranuka Imana yaduhayemo intebe. Shimiye Imana ko muri Kristo Yesu Imana yaduhayemo ubuturo. Imana yagiye ibwira Abisirayeli ikababwira ngo nzabaha igihugu. N'uyu munsi baracyabigenderaho bakagira ngo ni igihugu cy'ubutaka nk'ingano ya mezire na kilometero cyangwa mayiro Isiraheli ifite. Ariko ubundi igihugu ni iki? Naho umuntu atuye. Wowe urumva utuye he? Bibaye ari ugutura nko gutura, hari abantu baba mu manegeka. Ni ugutura nko kuba muri Kristo Yesu. Niwe gihugu cyacu. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Juste umuntu warobanuwe na Kristo Yesu niwe ufite ubuturo muri icyo gihugu. Reka ngaruke. Iri hema ry'ibonaniro ry'Imana twarirenzeho ryo muri Egiputa. Najyaga kubabwira isabato yo mu butayu, kwari kugira ngo Imana ibaruhure imitima. Ari nacyo kiruhuko tugira uyu munsi turi mu isi. Hari abantu babiburanaho bakaburana mu isabato. Byankuyeho n'inshuti nagiraga kuvuga isabato nkababwira ko isabato atari umunsi. Hari umugabo wari inshuti yanjye rwose byajyanye, reka mubwire ngo bye, aba amahoro muri Kristo Yesu, kuko impamvu yabo duhura ntabwo ingana n'impamvu y'ibyo twizera. N'impamvu y'ibyo dukora n'impamvu y'ikiduhuza ntingana n'impamvu y'ibyo twizera. Impamvu y'ibyo twizera ikomeye kuruta impamvu yabo duhura, ikomeye kuruta impamvu yabo dukundana, ikomeye kuruta impamvu tuganira. Imana ibaha umugisha. Isabato yo mu butayu yari iyo kugira ngo bashire umunaniro n'umuruho wo kwa Farawo. Imana ibaruhuye umuruho, ntibaruhuka umuruho, baruhuka umunaniro, bagumana umuruho. Imana igambirira kubaha indi sabato yo muri Kristo Yesu, ariyo turuhutse uyu munsi. Turi muri Kristo kuko niwe mwami w'isabato, ubigenga byose niwe twizera, niwe twemera, ni nawe duhamye. Rero ijambo ry'Imana ritubwiye riti, riratubwiye ngo ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjira ahera cyane, twinjijwe n'amaraso ya Kristo Yesu, kugira ngo abantu bemererwe kwinjira ahera. Hazaga abantu batatu
bo muri wa muryango ukundwa utonnye ku Uwiteka witwa abatambyi. Abatambyi batatu bajyagayo, nta n'umwe wawe wari urimo. Nta mutambyi wa Jene Kwizera uri kuri kamera wari urimo. Nta mutambyi wa Niseti wari uhari. Nta mutambyi wa Marcel wari urimo. Ariko kubw'imbabazi nyinshi z'Imana, muri icyo cyuho cyo kubaho tutagira Imana rurema, iradutekereza, iravuga ngo bana banjye namwe mukwiriye kunyitirirwa. Hari bene data bari kumbaza ngo kubera iki dukwiriye kwizera Imana kandi ifite inkomoko muri Isiraheli. Reka mbabwire, Yesu ntabwo avuka muri Isiraheli, ahubwo niho yavukiye, ariko si havuka. Nimujya mu gisekuru cy'umuntu, kuvuka no kuvukira biratandukanye. Turavuga ngo umuntu yavukiye i Kigali ariko avuka mu muryango wa Yesu. Avuka ntabwo habayeho raporo sexuelle iri hagati ya Yosefu na Mariya, no. Nta maraso y'umugabo ari kuri Kristo Yesu. Iyo haza kubaho amaraso ya Yosefu, nari kumubara nk'umwisiraheli. Ariko kuko Kristo Yesu impamvu ya mbere atari umwisiraheli, ntiyimye n'ubwami bwaho, ntiyabaye n'umutware wo muri iyo miryango, no. Yaje yarasizwe, yarimitswe, aza ari Mesiya, bivuze ngo n'uwasizwe, avuka yitwa Yesu, bisobanura ucunguye, yitwa Kristo uri mu cyimbo cy'Imana. Imana ishimwe. Avuka Mariya yasamye inda y'umwuka, nta operation y'umuntu, mariage ataragera ku munsi y'ubukwe. Iyo biza kuba ko Yesu Mariya asama inda, yarageze kwa Yosefu, yari kwitwa Yosefu. Ariko marayika yaramusanze aramubwira ngo Yosefu, wisenda wibenga umugore wawe rwihishwa, kuko inda twite ni y'umwuka wera. Icyo nshaka kuvuga ni iki: amaraso ya Kristo ari unique, nta gisekuru yitirirwa. Impamvu tuvuga ngo nuwo kwa Yuda mu muryango wa Dawidi, nuko Mariya ariho akomoka, na Yosefu nyir'urugo yakomokaga kwa Yuda. Bose rero barabarirwa kwa Yuda, desija mu muryango wo kwa Dawidi, ariko kandi si amaraso yabo. Yesu yavukiye muri Isiraheli, ariko ntabwo avuka mu Bisiraheli. Ntabwo ari mwene Yakobo, ahubwo ni Imana ya bene Yakobo. Ntabwo ari umwisiraheli, ahubwo ni Imana y'Abisiraheli. Bajya kumubamba hari akantu bakoze, barandika baravuga ngo ni umwami w'Abayuda. Babwira Pilato ngo hoya, bihindura uvuge ngo yiyise. Pilato aravuga ngo icyo nanditse nacyanditse, ko ari ukugira ngo bahamye. Isezerano ryo mu byanditswe byera risohore mu gihe cye Yuda azakizwa, zitwa Shami, bisobanuye Uwiteka gukiranuka kwacu. Amen. Ibi bintu birandyohera. Yesu nta mugabo agirira DNA, ariko noneho twebwe abizeye Yesu dufite DNA ya Kristo, dufite EDN, DNA, uturemasano, uturemangingo tugaragaza inkomoko iyo twizeye Kristo Yesu. Ndaje ngere ku cyo nashakaga ko tuganira, hanyuma dusenga. Abatambyi batatu rero batarabo mu muryango w'iwacu, batari inshuti zacu, batadutekerezaho. Yesaya yarabihanuye, aravuga ngo nubwo Aburahamu atatuzi, Isiraheli ntatwemere, aravuga ngo ariko wowe uri data. Imana ishimwe. Nubwo mu muryango wa Dawidi tutabarirwayo. Bwashize twari turi kuganira ku ijwi ry'umukanguzi, mwarabibonye, na Marcel ndangije ndamubwira nti uyu munsi kuvuga ngo Aburahamu ni sogokuru w'abizera, nawe ukaba uri umwizera, nawe kubereye sogokuru ntiyego. Ubu wajya gusaba gakondo yo kwa Aburahamu, kandi Kanani yararazwa Aburahamu bakayigura ngo hoya. Niba Isiraheli itatwemera, data wa twese aratwemera. Imana ishimwe. Niba bataguha identification, nta identity ya Isiraheli baguha, no. Keretse ujye gusaba ubwene gihugu utagendereye ngo ndizera. Imana ishimwe. Abatanzi batatu barahagurukaga bakajya gutamba. Sinshaka kuvuga muri ibi byiciro, ndashaka kuvuga umurimo batambaga, uburyo wagarukaga. Niba batanze uyu munsi, niba batanze n'urugero kuwa kane,
barakuraho ibyaha byo kuwa gatatu mbere yo kuwa kane, bakuraho ibyaha byo kuwa kabiri mbere yo kuwa kane, bakuraho ibyaha byo kuwa mbere mbere yo kuwa kane, kandi igitambo bagitambye kuwa kane. Bivuze ngo ni igitambo kibasubiza mu bihe byashize. Barakuraho ibyaha by'umwaka wose ariko urangiye, ntabwo bakuraho ibyaha by'umwaka uzaza. Ahera hahera nta muntu wari wemerewe kuvayo ngo avuge amabanga y'uko hasa. Amasuku yakorerwaga ahera hahera yakorwaga n'umutambyi watoranyijwe n'ubufindo, agatoranwa nk'umutambyi w'uwo munsi, akajyayo ibyo asanze bitari kuri gahunda akabitunganya, hanyuma konsereza Uwiteka Imana umubavu. Ahera habaga urwabya rwamanukanaga ivu ry'igitambo rikamanuka mu kibindi, hanyuma umutambyi wambaye ikabutura yera n'ikanzu yera akaza gusohokana ivu nta muntu uhari, kugira ngo ridatumukira abantu rikabahumanya cyangwa se rigakorwaho n'umuntu utaremerewe gutamba. Ryavu rikaza kumusiga icyasha, umutambyi akabikora yejejwe, akagenda agaserura ryavu akarishyingura. Bivuze ngo igitambo kirashyinguwe. Umwotsi w'igitambo waragendaga, umutambyi urahera agategereza ijwi ry'Uwiteka, icyo Imana ivuga kuri ba bantu, bitakunda agakora ubufindo. Imana irareba ibona ntitugira ikanzu y'umutambyi, ntitugira umutambyi, ntitugira igicaniro, ntitugira igitambo, ntitugira Imana, ntitugira ibyiringiro. Turi mu isi tutagira Imana rurema, turafatwa nk'abapfuye. Imana ibona gucumura k'ubwoko bwayo bwa Isiraheli, ibona no kwera kwabwo, uburyo Yesu bacumuye, ikabababarira kubera ibitambo by'ikimasa, kubera amaraso y'intama, kubera amaraso y'inuma, kubera amaraso y'ihene, kubera amaturo n'ibindi. Nimusome iki gice, Yesu yarabyatuye aravuga ngo ibitambo n'amaturo ibyo ni ibyo kweza abantu. Aravuga ngo ntiwabishimye, nicyo cyatumye unyitambira. Imana ishimwe. Ibitambo n'amaturo Uwiteka ntiyabishimye. Kubera iki? Umutambyi yahagararaga iminsi ye yose yo gutamba, agatamba ibitambo bitabasha gukuraho icyaha, bitabasha gukuraho icyaha iteka, ahubwo agahagarara iminsi yose atamba. Uwiteka agambirira kudutambira igitambo. Nicyo nashakaga kugira ngo dusenge. Ndagira ngo umutima wawe uweze. Maze iminsi mbivuga n'uyu mwanya ndabisubiramo. Uboneka acumura ku bareba, uvuga acumura ku bumva. Niba hari aho nababereye igisitaza muri Kristo Yesu, mumbabarire. Kubw'umwami wanjye mumbabarire. Niba hari aho nashayishije imbere y'amaso yanyu, mumbabarire. Ibi ndabivuga kugira ngo mbumvishe impinduka ziri gukorerwa muri Aniseti. Sinzi ikintu kiri kuba muri nge, ariko ndumva nshaka kuba ibisukwa ku gicaniro. Ndumva nshaka kuba ibisukwa ku gicaniro. Ugaragara acumuza abareba, uvuga acumuza abumva. Ariko mumbabarire kubw'umwami wanjye. Ndumva nshaka kuba mushya. Ndumva nshaka kuba mushya. Umuntu agira amaraso make. Agira amaraso make. Imana ireba amaraso y'ibimasa. Ireba amaraso y'ibimasa yamenetse. Ireba amapfizi n'intama zamenetse. Bakundwa nshuti z'umusaraba, nta kindi cyatumye twera uretse amaraso ya Kristo. Byaba bibabaje warezeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, ukemera n'amaraso ya Kristo, warangiza ukagarukira hafi utinjiye ahera hahera, ugasigara utegereje undi mutambyi. Reka mbabwire, twebwe isezerano rishya ritwita abatambyi bo mu rusengero rw'Imana. Kubera iki? Nuko twaturirana ibyaha tugakizwa.
dutambirana ibitambo tugakizwa. Ibi bitambo dutamba si imibiri yacu, oya, nuko duhesha agaciro igitambo cya Kristo, tukongera kuba abanyagicaniro bo ku gicaniro cy'igitambo cya Kristo. Kuko uyu mwanya iyo tubabwira ngo Kristo yaratambwe, tuba turi ku gicaniro tubamenyesha ibyo gutambwa k'umubiri wa Yesu. Ibyo rero bituma duhinduka abatambyi mu mwanya w'Imana, hanyuma tukaba abahuza banyu na Kristo Yesu. Iyo tuyivuga bityo, ngira ubwoba ko hari umuntu waba uzi neza ngo azahura na Yesu ariko yabonye umuhanuzi, azahura na Yesu ariko binyuze muri Aniseti, azahura na Yesu biciye muri Apostle, azahura na Yesu binyuze muri Bishop. No, guhura na Yesu ni direct. Abatambyi aho bananiwe, Imana yaduhaye undi mutambyi mukuru ariwe Kristo Yesu. Niyo mpamvu tutakikoreye ntabwo tukikoreye isanduku y'isezerano. Ntabwo bigisaba gutwara inkoni ya Mose, ntibigisaba ibisate by'amabuye, ntabwo bigisaba rya hema ry'ibonaniro. Icyari ihema n'umubiri wa Kristo, ngo binyuze mu ihema rikingiriza hera ari wo mubiri wa Yesu. Kunyura mu ihema, perolance dra, kunyura mu ihema ni ugupana na Kristo tukazukana nawe. Tuba tunyuze mu ihema ry'umubiri wa Yesu. Kunyura mu ihema ry'umubiri wa Kristo ni ukwakira urupfu rwa Yesu. Hari mwene data umwe watubajije ngo badutumiye ngo tukajya gusangira ngo ku irayidi ngo byaba bimaze iki? Umuntu mudasangira igaburo ryera ry'umwami wawe musangira iry'umwami we gute? Umubiri wa Yesu. Twarabiganiriye mu kiganiro cy'ubwashize. Inkone yarabisomaga iravuga ngo ko hari umuryango wari kuzamukomokaho akaba apfuye nta muryango. Ndagira ngo mbabwire ko umubiri wa Yesu, urupfu rwarawikoreye, uremera uhinduka umurama. Turamera, turashibuka, tuba amashami. Yobu yarabihanuye yaravuga ngo naho igiti cyatemwa kizongera gushibuka, cyera imbuto nk'izambere, kigira ibibabi by'ibitontome, amashami yacyo azagitera ibyiringiro. Amen. Abantu bari muri Kristo Yesu ntibatera Imana kwicuza kubw'imiryango 12 ya Isiraheli ishobora kuba irangaye itemera, kuko abanyuraga mu ihema ryubatse ryo mu isi ntabwo batera Imana agahinda kubw'abanyura mu ihema ry'umubiri wa Kristo Yesu. Abinjizwaga n'ibimasa, amaraso y'ibitambo, amaraso y'amapfizi, amaraso y'inuma, ntabwo abo ngabo baba batoni kuruta abinjizwa n'amaraso yo muri Kristo Yesu. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, Bibiliya ivuga iki? Tuba tubaye ibyaremwe bishya. DNA ni ya Kristo, amaraso na ya Yesu. Atwinjiza saa y'ibimasa na amaraso ya Yesu atuma twinjira muri ubwo buruhukiro. Noneho rero twegere tudatinya, dufite ubushizi bw'ubwoba. Nta muntu utuma twimenyaho ikibi. Ikibi ni cyiza tukimenyesha amaraso ya Kristo. Nihaza urubanza turubwire imbabazi za Yesu. Nihaza ubwanzi bwa Satani tubumenyesha urukundo rw'Imana. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera izago, kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo. Twebwe twabonye iyerekwa riruta irya Yakobo. Yakobo yarose abona abamarayika bava mu ijuru, urwego rushinze hasi rukagera mu ijuru, abona Imana ihagaze mu marembo. Twabonye iyerekwa riruta iryo, kubera ko Yakobo yabonye Imana iri kuri ihagaze hirya, ariko twe twabonye Kristo ari igorigota kugira ngo aducungure. Ntabwo Imana yagumye mu marembo, ntabwo yaduhinduriye amazina gusa, yaranatuzihindura n'ubuzima, iduha ubugingo bwera. Twabonye inzira iruta iyo ku nyanja itukura. Bavaga muri Egiputa bahunga abanzi babo, ariko twebwe twavaga muri Satani duhunga Satani ngo ntiturimbuke. Imana idushyiriraho inzira itugeza mu ijuru, ni Kristo Yesu. Twabonye uruta isanduka y'isezerano. Twabonye uruta isanduka y'isezerano. Imbaraga dufite ziraruta izo mu nkoni ya Mose. Paulo yabyanditse yishongora aravuga ngo ntabwo dufite bwa bwiza bushira, ntabwo tunabutwikira mu maso kuko buteye ubwoba. Aravuga ngo twebwe buhoraho.
kuko turi kumwe na Kristo. Ndagira ngo dusengane Imana. Amaraso ya Yesu urumva yarakoze iki kuri wowe? Ay'ibitambo n'ibimasa yatumaga bagirirwa imbabazi. Wowe urinde utizera imbabazi kandi amaraso ya Kristo ahari? Urinde wumva igihe cyo kurimbuka amaraso ya Kristo ahari? Ndagira ngo dusengane Imana. Tugeze mu gihe cyo kwizera kugakora imirimo mwategereje mu Mana ntikoreke. Tumaze iminsi tubibabwira, ntago dukwiriye gutegereza imirimo Imana izakora twirengagije Imana izadukoresha. Dukwiriye kwizera, twamara kwizera tukaba bizerwa, twamara kuba bizerwa tugakoreshwa n'Imana. Nta hema ry'ibonaniro rigihari ngo murinyureho kugira ngo mukire indwara. Ntago mukwiriye kongera kwegera intebe y'imanza kugira ngo mutambirwe ibitambo mubabarirwe. Ntimukwiriye kongera kwinjira hera hahera kugira ngo mubone umucyo umutambyi asohoka ababwira amakuru yo mu ijuru. Mwakira yo muri Kristo Yesu. Yaravuze ngo nge na data turi umwe. Aravuga ngo umbonye ababonye data. Ngiyo Imana ni Kristo Yesu. Kugira ngo mubone none nuko umureba mu byanditswe byera. Ijambo ry'Imana ni ishusho itugaragariza Yesu. Hanyuma kwera imbuto kuzanwa no guhindurwa n'ijambo bikatugira ba Yesu, bikatugira ba Kristo Yesu. Kwera imbuto bizanwa n'ijambo ry'Imana bitugira aba Kristo Yesu. Amen. Ntabwo dukeneye undi muhanuzi nka Eliya ujya guhagarika imvura. Ntabwo ari we dukeneye, kuko Kristo Yesu agushira ujojo muri twebwe. Munsi wa Pentecote usohoye, Bibiliya iravuga ngo bari mu mwanya umwe bahuje umutima, ikiriri cy'umwuka wera kirabatungura. Hari imbaraga zamanutse, izo mbaraga nizo zitutera kubwiriza. Twarazuzuye. Ba Paulo ntibamara Imana, ba Yohana ntibamara Imana, ba Petero ntibamara Imana. Imana iradukwira twese. Ko Bibiliya iravuga ngo Imana yatanze umwuka wera itawugeze, utanga itishama ngo nk'uko ubuntu n'imbabazi zayo biri bingana kuri twebwe. Mwakire kwinjira hera n'amaraso ya Kristo. Mwakire kunyura mu mubiri wa Kristo Yesu. Kunyura mu mubiri ni ukwemera gupfana na Kristo. Gupfana na Kristo ni ukwica ibyo kamere ikunda Imana idakunda. Tukaniga imirimo yacu mibi, tukaniga ibyaha, Imana ibahe kwera, Imana iduhe kwera. Niturangiza tuba ba Kristo bagaragaza ishusho y'amaraso ya Yesu. Mana turagushimiye. Amaraso yawe niyo yadukuye Gehena. Iyo utemera kwitanga, ntabwo navuga ngo byari kugenda gute, kuko hari uko byari byaragenze. Connection yawe natwe yari yaracitse. Ntitwumvaga Imana, ntitwagiraga amasezerano, nta byiringiro, nta gihugu, nta n'umurage, ntabyo twari dufite. Ariko uyu mwanya binyuze mu mubiri wa Kristo, tubiheshejwe n'amaraso ya Yesu. Amaraso atemba akamara inyota y'itabi n'inzoga. Amaraso atemba agakuraho uburaya n'ubujura, agakuraho ubupfumu n'uburozi. Amaraso atemba agakuraho amoko, akatugira umwe muri Kristo Yesu. Ayo maraso niyo natuye kugira ngo atembere muri twe. Amaraso ya Kristo atugendere, adukorere imirimo n'ibitangaza. Maraso yawe yaduhinduye mwana. Maraso ya Yesu niyo akiza indwara. Maraso ya Yesu, haleluya haleluya, yaguye mu jisho ry'umunyazi rirareba. Maraso yawe niyongera dukore mu mbone natwe tubone. Maraso yawe nadukore kwirari ritsindwe. Maraso yawe nadukore mu mitima y'ibigusha yabaye ibikenya ikaba ibigingi bizamabuye, mitima ikomeye nk'urutare nakoreho yorohe. Amaraso yawe, amaraso yawe mwami niyo ngere atugire bashya muri Kristo Yesu. Mbisenze ku bwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.